yaho ruzanyura. Uyu munsi ni papa bitangaza na mama bitangaza, ariko ejo ni wowe runaka. Rero ukwiriye kurekeraho, ahubwo ugakararwanye kuva mu gitondo kugeza nijoro. Hanyuma abantu barabakiza. Urumva ni ukwitondera abantu babanye. Abantu babanye bageze muri iriya myaka, urugo rumaze imyaka 18. Nabonye hari abantu sinzi umuntu muri iyi minsi ndi kwanga kuvuga ku bantu. Nahoze mbona ari kuvuga ngo uriya mugore ngo yazengereje papa bitangaza. Yaba papa bitangaza si marayika, umugore we si Bikira Mariya. Kabiri, niba hari ikintu kibaho Satani arwanya ni ingo. Utarabusya abwita ubumera. Hanyuma rero umuntu wafashe ijambo kuri papa bitangaza, reka nkubwire, niba isi itaragukaranga witekereza ko yakuretse iracyagushakira ibirungo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese ari mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi, umukozi w'Imana. Nabasezeraniye ko tuzabana nawe kenshi, kandi mumaze kubibona ko ni umugabo uvuga ijambo rizima. Uyu munsi rero yaje yitwaje kitabu kitakatifu, yazanye evanjiri. Mushumba uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe, ahabwe icyubahiro. Amina amina. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Reka nsuhuze abakunzi bacu nyine, abantu badukunda. Imana ibaha umugisha, kandi mu mategeko yose dufite, amategeko 10 ya Mose, Yesu yaraje yarayafata yakubiramo hamwe, ayakubita mu itegeko rimwe rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko ikibazo nyine ni cya kindi cy'abantu barabanza bakikunda, hanyuma bagakunda abandi nyuma. Ariko turabasuhuje abantu badukunda, abatwifuriza ibyiza, ibyo munyifuriza Imana ibibakubire karindwi. Buri muntu wese ugira icyo anyifuriza, icyo yifuza Imana yifuza kuri nge, Imana ikimukubire karindwi. Pastor, njya kunda kukwakira ukavuga ngo icyo umuntu akwifuriza Imana imukubire karindwi. Ntabwo ndamenya niba nukwifuriza ibyago, kuko barahari, nimba nawe Imana izamukubira karindwi. Yego, Remera hano kuri ADPR ntago nzi, urahaza ariko kuri ADPR hariya mu Migina hari umuntu wari uhatuye kera. Wenda abantu ba kera ba ADPR y'Iremera kera bashobora kuba babyibuka. Habaga groupe yajyaga isengera mu rusengero nijoro. Ikibazo abantu benshi nyine na banone. Hanyuma groupe iri gusenga, umupapa umwe Imana iramubwira ngo saba icyo ushaka ndakiguha. Hanyuma kubera umuntu bari bafitanye ibibazo aho ngaho, arangije abwira Imana ngo Mana, ngo ndashaka ko runaka umukuramo ijisho. Abantu bose bakabibona ko yasuzuguye umukozi w'Imana. Uwo mwanya umuhanuzi atiri atumva rero mwana wanjye, aturiya muntu wasabiye ko mukuramo ijisho, namubwiye ko ucyo umuntu azamusabira nzagikuba kabiri. None rero ubwo umusabiye ko mukuramo ijisho, wowe ndagukuramo abiri. Ati hoya Mana, ati ibyo
ni ibintu byabereye mu bantu mu rusengero, ati hoya mana, ati hoya, ati mubabarire nanjye umbabarire. Rega abantu gusenga birahinduka, abantu abasengesha amasengesho yo gusaba imbabazi. Tugira abantu rero batwifuriza ibibi, batajya bifuza ko tugira aho tugera. Abo ngabo rero ibyo batwifuriza Imana ijya ibibakubira 7. Njye numva ikwiye kubababarira kuko Stefano ni umwe mu bakozi b'Imana nakunze cyane. Ariko njye ntago ndi Stefano, ariko njyewe ndi Xavier, nitwa Ucimihigo Xavier, ntago ndi Stefano. Nyine wagakwiye kuba nagakwiye kubikiza ufite umutima w'imbabazi. None se nta mbabazi ngira kandi ushaka ko ukwifuriza no, kandi ngewe oya, navuze buri muntu wese ufite icyo anyifuriza Imana imukubire 7. Aho rero winjyana mu bintu byinshi. Umuntu wese ibyo anyifuriza ko bimbaho Imana izabimukubire 7. nawe abiryeho yumve. Yego, nawe abiryeho yumve. Erega ikibazo nuko mushaka kwigira abo mutari bo. Wowe uri Imana irahari, ntago uri Xavier. Igikombe nkweraho ni ukuri kw'Imana. Nturebe ukungana gutyo, ukuri munini gutyo, amafaranga menshi ufite, ntago igikombe nkweraho wagishobora. Ariko rero nanone bampaye amafaranga yawe nayo kuyajera sinayashobora, ashobora kungusha. Icyo njye ni njye, nawe ni wowe. Mbo hari ikintu nendaga kuvuga wahisubizana mu mubiri, turi mu iyobokamana, turi mu mwuka, mu gukorera Imana kwawe pastori, mu gukorera Imana kwawe. Dorega kandi tugiye kubazanya byinshi, kandi umunsi twari twavuze tuwe dutanga ivanjiri, ariko hari umuntu biri bufasha mu gukorera Imana kwawe. Ninde ufatiraho icyitegererezo? Njyewe mu bijyanye n'iki? Mu bijyanye n'umurimo w'Imana hano mu Rwanda, hano mu isi yose no muri Bibiliya, mu isi yose no mu ijuru. Mu isi yose no mu ijuru Petero. Yego. Ubu se kumufatiraho icyitegererezo baye we? Waba ubaye we? Ntago ndi we, ariko Petero hari ibintu twemeranyaho. Icya mbere yangaga agasuzuguro, icya kabiri yabwiriraga Yesu aho ngaho, akamubwira ati inshuti yanjye rero warampamagaye, ibi n'ibi ndabyemera, ntubyitayeho ko tugiye no gupfa. Koko umpamagare ndi umuntu w'umugabo, nsiga umugore n'abana, nemere ngo ukurikire, none unanirwe no kundokora mu nyanja. Nicyo ngicyo cyakoze ku mutima cyane. Yavugisha ukuri nk'ukuri muri Xavier. Buriya rero nigeze njya nkunda kubivuga, nuko nimbivuga ikibazo muraza kugira. Njya nkunda kubivuga, mbivugera njya nkunda kubivuga. Buriya abakongomani n'abarundi n'abantu bakubwirira, barakubwira ngo uri umugesera, ubwo uba wamubangamiye. Kandi yavuze ngo uri umugesera, hanyuma umukongomani nawe iyo akwanga arakubwira ngo ndakwanga, n'iyo agukunda arakubwira ngo ndagukunda. Burya bateye nk'abantu bo mu majyaruguru. Rero njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo njye ndi umukongomani, mfite oya ntago kameremere. Okay, nteye nk'abo ngabo, nkunda kuvugisha ukuri. Nteye nk'abantu bo mu majyaruguru, nkunda kuvugisha ukuri kundimo nyine. Ngewe ndakubwira ngo umbajije ngo bimeze ngo pastor ngo amakuru iyo atari meza, ndakubwira ni ntabwo ari meza. Ese kubera iki? Mu mufuka nta kintu kirimo. Mu mufuka rwose. Ego, iyo mu mufuka nta kintu kirimo, ntago nazaho kubwira ngo amakuru ni meza. Yego. Abana bari buburare, bari bumbaza umugati ntibawubone. Mbwira Yesu nibi bintu rero tugira uko tubigenza. Yego. Ngewe rero reka mbibwire inshuti zanjye mudukurikiye n'umukozi w'Imana. Nasomye imirimo
abigishwa ba Yesu cyangwa se intumwa bakoze noneho ariko nsoma n'iherezo ryabo sanga hari ikintu dukwiye kwifuza. Bibiri iravuga ngo mutunge umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ugiye kumbwira ko Petero ntawe yagiraga? Ntawo, kuko kandi maze nyuma Satani ntabwo ari Yesu, ntabwo ari Petero yabwiraga, ahubwo hari Satani wari winjiriye Petero atangira kugenda amubwira ati ariko Yesu arebye Petero abona si wa Petero azi, abona si wa Petero wa wundi, abona ntabwo ari wa Petero barara nijoro, aramubwira ngo mva inyuma Satani. Kandi koko dayimoni yari iri muri Petero yahise imuva. Ese iyo usengera umuntu ukavuga ngo toka dayimoni, ni wa muntu ububwiye cyangwa uba wirukana ikimurimo? Okay, urakoze rero, turagushimiye. Mutunga umutima ari muri Kristo Yesu. Iki turimo indani. Ninde wabonye mu bigishwa ba Yesu? Ninde kira abantu iki kiganiro? Ndashaka ko tuzareba abigishwa bari abantu bagendanye na Yesu. Ninde buretse nyine nkubaze, wowe ninde ufatira w'icyitegererezo? Stefano na Bartolomayo. Buretse ndaje nze gutwara icyo gikapu, nutankubita ingumi. Ntago wankubita. Waba ugikeneye. Yesu yaravuze ngo nejo bundi umuntu yanciriye ibigori yarashonje, none amaze kunjira ibigori kubera ko urumva aho nabihinze ni kure yaho ntuye, none njyayo bitunguranye, urumva nsanga arimo araca ibigori. Ndamubaza se kuri guca ibyo bigori, ati ntiyaranazi karaha ari mu. Hanyuma dusaba abantu mujye muri commentaire mutubwire namwe ibintu uko mubyumva. Arambwira ati abana baburaye ndashonje. Okay, yaraciye ibigori bibiri, ariko yenda arafite gahunda yo guca n'icya gatatu. Ngewe icyo nakoze nahise mfata nci ibindi bigori 10. Urabimuha? Ndabimuha kuko arambwiye ko mu rugo ni 6. Nahise nsipoza ko burese ari burya ibigori 2. Sibyo? Yenda suko harimo byinshi, ahubwo nuko nagize umutima w'impuhwe. Urumva umutima w'urukundo. Yego. Naramubonye mbona ninjye. Ndebye mu maso ye mbona turasa. Urumva nitegereje mbona amaraso ye ni nkaya. Ahubwo yahuye n'ikigeragezo cy'inzara cya kindi nahuye nacyo yenda nanjye kera nkaburaho niba. Ndangije ndamuha. Sibyo? Kuba rero uyu munsi wa none umuntu utugiriye nabi twamwifuriza nawe kugirirwa nabi, tuzabikorera ubusesenguzi. Ese birakwiye ko uwo kwifurije ikibi? None se ko tubwira abantu ngo Imana ibaha umugisha, nguhaye iyi Bibiliya urakoze Imana iguha umugisha, ko tubwira abantu ngo Imana iguha umugisha? Ni umuco. Ni umuco, tubivuga nk'umuco. Nenga kwa kuntu nyura ntago ubikuye ku mutima. Ni kwa kuntu nyura ku muntu akakubwira ukamubwira mwaramutse yego, cyane akakubwira ngo mwaramutse nawe uti yego. Ni umuco nyine, nuko twabifasha. Ariko ubundi ijambo ryo kuvuga ngo Yesu Imana iguha umugisha, yaba abantu kwa tuzi imbaraga rifite mbere yo kurivuga, twaya turivuga duciye bugufi, twatekereje, twanatuye. Kuko wa mugisha wagiye kuba twifuriza imigisha buri munsi se tugeraho, nuko hari abayitubwira bari no kutwifuriza gupfa. Niyo mpamvu tutayibona. Buriya rero mukozi w'Imana, yego, Yesu niwe wavuze ngo abababariwe byinshi, yabivuze atera abamenye byinshi bazabaza. Oya abababariwe byinshi nabo bakunda cyane. Ni umugani w'abantu babiri bari mu mwenda. Buriya umugabo witwa Bartolomayo uvuze, ntabwo icyo bari kumukorera cyose ntabwo yari kwihakana Yesu. Buriya umuntu witwa Stefano nawe afite aho yahuriye na Yesu. Buriya ni nayo mpamvu wowe witwa wowe, nanjye nkitwa njyewe, runaka nawe akitwa runaka. Paulo we yarabikemuye, aravuga ngo buri muntu wese aguma uko
yahamagawe. Rero njyewe mu ruhande rwanjye, iyo nkubwiye ngo ibyo unyifurije Imana ibigukubire 7, nawe uba wabinyifurije uzi ko ari byiza. Kuko uyu munsi turabana, turagendana, dukunze gukorana kenshi, ariko unyifurije kujya amageragere. Ngira abana yego batunzwe n'uyu munwa nuko navuze, yego. Hanyuma numara kunyifuriza kujya amageragere nkajyayo, abana banjye uzabazanira umugati. Urakoze rero. Aho rero niyo mpamvu uyu muntu wakwifurije ibintu yakagombye kumenya ko ari bibi, akavuga ati ariko pasiteri twumvise avuga ngo icyo ngicyo unyifurije Imana ikigukubire 7, reka mwifurize ibyiza, hanyuma Imana ibinkubire 7. Urakoze cyane. Reka tukwakire ubanze usenge Imana, ubundi utugizeho message Imana yaguhaye. Iminota y'abandi twayiriye we. Ahubwo numva iki kiganiro twakagishoreje ahangaha. hanyuma tukinjira mu ijambo ry'Imana. Ko mfite ijambo ry'Imana nateguye. Yego nyine. Kandi ntago numva nshaka kurivanga n'iki wamprovotse. Ntago nshaka kurivanga n'iki kiganiro. Imana iri kuvuga iki kuri papa bitangaza na mama bitangaza nyuma yuko ibyabo bimaze gufata indi ntera? Mbikubajije iki kibazo nk'umuntu ubasengera, nk'umuntu utemera isenyuka ry'urugo. Uyu munsi wa none iyo usenze urabona icyerekezo ari iki? Pastor, niba hari ikintu kibi kibaho ni ukubona urugo rusenyuka. Bariya abantu ni abantu b'Imana, bakoreye Imana, uretse ko nabonye abantu babihaye barimo babavuga, ariko narabikubwiye. Nge papa bitangaza ndamuzi, muzi akiri Joel nyine, apana ubu ngubu akiri ari ukuntu isi dufata ikaduhindura. Muzi ari Joel w'umuhanuzi, muhura akakubwira ati wati imbere imodoka irakugonga ikakwica, kakubwira ati hindura inzira unyuri bunyanaka, utayihindura ibyago bikakubaho. Urumva neza? Rero Imana yo kagira abahungu n'abakobwa nk'uko ibafite, ndimo ndayinginga ngo igende rero urarugo. Hanyuma si igitangaza ko izi nduru zose zigiye kuvuga zigasakuza, ejo bundi mukabona papa bitangaza na mama bitangaza basubiranye. Ese ubwo abantu bavuga iki? Ego bishoboka. Nigeze nganira na madamu iwacu aho mvuka, ni kera hari umugabo witwaga Kaveta, bamwitaga Kanyamuhanda, Kavamuhanda Kanyamuhanda, n'umugore we Nyiransabimana. Nari muto, ariko buriya ngira ibyago ikintu cyanciye imbere mu maso yanjye. Nigaga nko mu wa kangahe primaire, nari muto. Bararwanye kuva mu gitondo kugeza nijoro. Hanyuma abantu barabakiza, urumva nationali, urumva nyine kera, urabona turadiyo twa kera twitwaga nationali. Yari yarakaguze mu giturage, urumva yari boss. Kajyaga amabuye niba ari 4, niba ari 6, 4. Ahera icyo gihe babyitaga ikireshe, babyitaga zone, ngira ngo ahari. Yahereye iwacu arazamuka aragenda serire agenda yicuranga, yamara gushyiramo agacupa akajya babwira ngo ngewe national, ngo ni nge waguze national sha, ngo mwese agatukana. National nyine riramufata. Icyo nashaka kuvuga, habaye iki?
arwana n'umugore, yego, ubu ninde uri hasi ninde uri hejuru, nijoro arananirwa araryama, umugore azana isuka, nk'igihe yakayikubisemo hano ayikubita hano arahasatura neza, ariruka aracika. Abana bavuza induru bajya kumureba, abantu barahurura, bagezeho basanga iki n'iki cyatandukanye, bamushyira mu ngobyi, nta modoka zabagaho, zari ziri mu mijyi gusa. Ego, iwacu rero byari bigoye kugira ngo imodoka ihagere, baramujyana. Umva ikintu nashaka kuvuga rero, bamugejeje kwa muganga, bamutera ibinya, aho aviriye mu kinya, yikanga ari aho kwa muganga, arababwira ngo ndashaka umugore wanjye, yego, aze andwaze. Niba hari ikintu abantu bakwiriye kwitondera, ni ukwitondera abantu babanye, bageze muri iriya myaka, urugo rumaze imyaka 18. Nabonye hari abantu sinzi umuntu muri iyi minsi, ndi kwanga kuvuga ku bantu, nahoze mbona ari kuvuga ngo uriya mugore ngo yazengereje Papa Bitangaza. Yaba Papa Bitangaza si marayika, umugore we si Bikira Mariya. Kabiri, niba hari ikintu kibaho Satani arwanya, ni ingo. Utarabusya abwita ubumera. Hanyuma rero umuntu wafashe ijambo kuri Papa Bitangaza, reka nkubwire, niba isi itaragukaranga, witekereza ko yakuretse iracyagushakira ibirungo. N'abaririmbyi b'impara bigeze baririmba, baravuga ngo niba utaravuzwe si bicuma bagucaga, ahubwo nibanga twakugiriye, twizeye ko uzihana, baba baguhaye jari, wiyongereraho butamwana ngenda. Rero nge ntago ndi gusenga ngo Papa Bitangaza na Mama Bitangaza batandukane, ahubwo ndimo ndinginga ihoraho kugira ngo aba bantu biyunge kandi basubirane, kandi mubitegereze, mubirindire, ibi muzabibona n'amaso yanyu. Papa Bitangaza na Mama Bitangaza basubiranye, baje kuba ati burya byari byabaye, ariko twamaze gusabana imbabazi, kandi ibi bizaba, muzabibona. Simvuze ngo nejo bundi bongera kubera ko ntago igikomeye ari Papa Bitangaza cyangwa Mama Bitangaza, igikomeye ni aba bana bagiye kubaho muri ubu buzima. Numva rero mu ruhande rwanjye ari icyo ndimo nifuza, ni nacyo ndi gusengera. Ubusanzwe bombi ni inshuti zanjye, ndifuza, ndimo ndabisengera, kandi ikintu cyose nsabye Imana ijya igikora, cyane cyane iyo igifitemo inyungu. None Pastor, wowe ni icyo cyifuzo ufite, kandi n'undi muntu wese muzima utekereza yagakwiye kuba ari cyo cyifuzo afite kuri aba bantu, kuko ntitunezezwa nuko umuryango nyarwanda ucikamwe ibice, ari abo bana, ari n'uwo mugabo ugiye guhindurirwa izina, ari n'uwo mugore, twabona byabaye ariko ntitubyifuza. Uyu munsi wa none hari abantu bari kuvuga ngo ni prank, ni prank, bari gukina, barataha mu nzu imwe, baragira bate. Hari abantu rwose nabonye bari kuvuga ati ni prank. Oya, ntago bari gutaha mu nzu imwe, oya, ariko reka mbabaze, kandi niba bikunda muzansubize. Buriya umuntu wasenye umwegereye yakubwira ati nawe uzasenye, nta nicyo bivuze. Ariko niba hari ikintu kibaho kiryoha, ni urugo.
iyi Imana irushyizemo amahoro n'umugisha wayo. Abandi bararabarira baragutera amabuye. Ninde Abandi bararabarira barira gute? Urugo byanze baragutera amabuye. Ariko urugo ruraryoha. Urugo ruraryo none se rega ikibazo nicyo kuba urugo rwiwe rwarabaye rubi ni n'abantu bajya baheruka jya kumva umuntu arakubwiye ngo ye baba we ngo ugiye gushaka we urugo rwabyaranze. Ariko ntabwo ingo zose ari mbi, ntabwo abagabo bose ari babi, ntabwo abagore bose ari babi. Rero ntabwo iriya ari planka mugani wanyu, ntabwo bibaho. Ntabwo umuntu w'umugabo ugeze mu myaka 50 umaze imyaka 18 yubatse umaze kubyara inshuro zingahe yatinyuka kwishyira hanze akavuga ngo yaca umugore umutwe. Uranyumva neza? Yego. Ntabwo umubyeyi ugeze hariya Imana yari imaze kugirira neza ku rwego rungana kuriya ntago yakwitinyuka kwishyira hanze. Ahubwo hari ibintu byababayemo bubwabo babigira ibanga, babura abajyanama, bikanga byagiye hanze. Ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire cyane, ariko tugana ku musozo. Ngewe nshaka kugira ngo utange inama ku bantu bari gukora ibiganiro bisa naho bidashimishije kuriya muryango, cyangwa se baprofita ko abantu bagize ikibazo bakunda bakagira. Dufite abantu bitwa barusahurira mu nduru bahora bateza amaso. Ninde uri gutuma nkunda kuririmba kandi ninde wayiririmbye? Yaririmbye ngo tega amatwi ngira icyo nkwibariza wowe karimi kashyari kucya karimi kawe na utajya ubura uvuga utajya ubura usebya hari ukuntu buryo ujya unangaza iyo uvunwa n'umutwaro utikoreye ukababazwa no kubona ndiho ukumva ko na wundi wajya mbere wabona ibyiza by'abandi ukajiginwa intego yawe ikaba iyo kubisenya. Tugira abantu bitwa barusahurira mu nduru, hanyuma bishimira ibibi by'abandi. Aribo wahoze umbwira ngo ndavuga ngo ibyo banyifuriza ngo Imana izabikubire 7. Bishimira ibibi byabaye ku bandi, cyane cyane ko abantu baba bafitanye ibibazo bakababarirana ku munwa, ariko mu mitima yabo yabona Saviye yasitaye akavuga ati nari naramubuze ndamubonye, akajya gucukumbura. Imana izakurinde kwiga ishuri ry'abantu, ariko bakwiriye kurekeraho kuko rusibiye aho ruzanyura. Uyu munsi ni papa bitangaza na mama bitangaza, ariko ejo ni wowe runaka. Rero ukwiriye kurekeraho, ahubwo ugakora ibiganiro byo kubaka. Niba unabakunda koko ugasanga papa bitangaza na mama bitangaza nta kirarenga na kimwe n'abishe bagiye basaba imbabazi bakababarirwa, aba nabo bababarirana kandi urugo rukongera rukubakika. Urakoze cyane.